Aramutse nanone nezerewe kongera kubona kano kanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Nshimira Imana yashyizeho uno mwanya kandi niringiye ko uzakomeza kutubera umwanya w'umugisha, tureba mu ijambo ry'Imana, twiyumvira mu ijambo ry'Imana, tukumva icyo Uwiteka ashaka kuvugana natwe. Ndagira ngo nongere nsome amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 4, duhereye ku murongo wa 16 nk'uko nari nayisomye muri audio y'ubushize. Mu Itangiriro ibice 4 duhereye ku murongo wa 16. Ndongera nsome ngira nti nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore w'inda abyara Henoki. Henoki yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki arongora abagore babiri, umwe yitwa Ada undi yitwa Zira. Ada abyara Yabaru, abasekuruza w'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubaru, abasekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Na Zira abyara Tubalu-Kayini, umucuranzi w'ikintu cyose, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa n'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubalu-Kayini yitwa Nama. Lameki abwira abagore bati, Ada na Zira nimwumve ijwi ryanjye, baka Lameki nimwitegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Ubushize twari turi kuvugana uko Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka. Yego, twabonye ko Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka akagenda yerekera iburasirazuba mu gice cyerekeranye n'ingobyi ya Edeni. Hari heza, hari hasusurutse, hari hateye amabengeza. Umutima w'umuhatira kuhahitamo, avuga ati aha niho heza. Ariko nubwo hari heza, ntago ntekereza ko hashobora kumurutira mu maso y'Uwiteka. Rero amahitamo yakoze nuko yagiye akajya kubakira igisekuruza cye kure y'Uwiteka. Tugiye kureba ingaruka zabayeho ni izihe. Mu gihe tureba ingaruka zabayeho, twigiramo kureba ni izihe ingaruka zizabaho igihe twagenje nk'uko Kayini yagenje. Mu gihe imitima yacu yakurikiye inzira ya Kayini, ni ibiki bizaba mu buzima bwacu? Ni ukuvuga ngo Bibiliya itubwira ibyenda kuba kandi bitaraba. Impamvu Bibiliya itubwira ibyenda kuba kandi bitaraba, ni uko Imana iba ishaka kutuyoboza ijambo ryayo, kugira ngo ibyo twifuriza byiza bibashe kubaho. Imana ishaka ko tudahura n'ingorane kandi tuzi ko ari ingorane. Imana ntishaka ko duhura n'umuvumo. Niyo mpamvu imbaza kutumenyesha umuvumo icyo ari cyo mbere, ikatumenyesha umugisha ni iki. Niyihe nzira y'umuvumo, niyihe nzira y'umugisha. Ibyo Imana ibitumenyesha hakiri kare. Mu buzima rero, iyo duhuye n'umwanzi akadushuka, kandi nabwo adushuka kubera ko tuba tutazi amacenga ye cyangwa se uburyo akoresha ashuka imitima yacu, usanga twayobotse inzira y'umuvumo, rimwe na rimwe ahubwo mu bitekerezo byacu twibwira ko ari umugisha.
Iyo usomye aya magambo neza usanga ko Kayini yagiye mu gihugu cy'i Nodi abyarirayo, arororoka, uwo muryango munini. Uyu muryango wagerageje kwikemura ibibazo byari byugarije, byaba ibibazo by'inzara, byaba ibibazo byo kwidagadura, byaba ibibazo byo kwishakira aho baba, byaba ibibazo byo kutagira umutekano. Ibyo byose bagerageje kubyikemurira, ariko nubwo bagerageje kubyikemurira bakomeje kumva hari icyo babura. Kubera ko usomye amagambo ukagera ku gisekuruza cya 5 ku mugabo witwa Lameki, Bibiliya yatweretse ko Lameki yarongoye abagore be bombi babiri, Ada na Zira. Abagore bombi babyaye abana batandukanye. Biravuga ngo Ada abyara Yabaru, abasekuruza b'abanyamahema baragira inka. Yabaru ubwo yavukaga yasanze ibingibi ntawabikoze. Yasanze bavutse mbere y'abamutanze kuvuka, ntabigeze atekereza kuri kino kintu cy'uko ikintu cy'ubworozi kigomba kwitabwaho. Ubworozi rero cyari ikintu, cyangwa se navuga ko ari inkingi ya mwamba kuri uno muryango. Bari bafite amatungo y'ubwoko butandukanye, bari bafite inka nyinshi kubera uyu mwana Yabaru. Bari bafite inka rero ntago bari kubura ibyo kurya bafite inka. Niba bari bafite amatungo ntago bari kubura ibyo kwambara. Niba bari bafite amatungo ntago bari kubura aho kuba. Kuba ngo yarabaye sekuruza z'abanyamahema si ibintu yakoraga gusa, ahubwo ni ibintu yibanzeho, arabikora cyane, ndetse ku buryo yabonaga ko ntacyo yashigaje adakoze muri byo. Ibi si byo byagira umumaro gusa, ahubwo wahindutse umurage ku muryango wose. Rero mu by'ukuri nta kintu bari babuze ku bijyanye no kwambara ndetse no kurya ndetse n'aho kuba, byari bihagije. Ariko haje kuvuka murumuna yitwa Yubaru. Yubaru we yabaye sekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyironge. Kugira ngo dukurikirane twumve uko imitima abantu igenda itemba. Yubaru yavutse, Yabaru yaravutse ko yamutanze kuvuka. Yubaru avutse ntishwe n'inzara. Yubaru avutse ntishwe n'imbeho. Yubaru avutse ntabwo yishwe n'inyota. Yari afite ibyo kurya, yari afite aho kuba, yari afite ibyo kunywa, yari afite ibyo kwambara. Ariko aza kubitekerezaho mu mutima we, aravuga ati ibi ntabwo bihagije. Ese ni gute twarya gusa tukanywa hanyuma tukaryama? Ntabwo bihagije. Ntabwo ibingibi bitumye rwose umutima wanjye unyurwa. Reka ntekereze ukuntu nshobora kuzana undi murage mu muryango wacu, nzane ibicurangisho, cyangwa se mvumbure ibicurangisho, nzane imyirongi, yewe nzane ingoma, nzane ikintu cyose umuntu ashobora gukoresha acuranga. Ntago wacuranga ushonje, nta nubwo wabyina ushonje, ntago byakunda. Ahubwo kubera ko bari bahaze bitewe na Yabaru,
Jubaru nayo yazanye ikintu cyo kuvuga ngo reka twishime, tubyine, turirimbe. Ibicurangisho byose birahari. Biravuga rero ngo nayo yabaye sekuruza w'abantu nk'aba. Ibintu byo gutarama bibaye umurage muri uno muryango. Bararyaga rero bakanywa bakanatarama. Ariko mu by'ukuri iyo usomye umurongo wa 22, biri kwereka ko haba ku murongo wa 20 ntibishimye, ntibanyuzwe, imitima yabo ntiyanyuzwe. Haba ku murongo wa 21 naho ntibanyuzwe ku bwa Yobaru. Niyo mpamvu ku murongo wa 22 avuga ngo Nazira abyara Tubarukayini, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa cy'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubarukayini yitwa Nama. Rero Tubarukayini ubwo yavukaga kuri Zira, yaraje asanga inka zirahari, amatara ahari, ibyo kurya birahari, amavuta y'inka arahari, ibyo kwambara birahari. Asanga nta kibuze kuri ibyo, ntahari arahaga. Asanga iyo bamaze kurya bagahaga, bicara, abazi gucuranga bagacuranga, abazi kuririmba bakaririmba. Asanga ari ibirori, bahora mu birori muri uno muryango. Ariko bamaze igihe Tubarukayini abona bidahagije. Avuga ati se ni gute tuzarya tukanywa, twarangiza tukaririmba, tugatarama, ibyo bikarangiriraho? Ntabwo bikwiriye, ndumva hari ikibura mu mutima wanjye. Hari ikibura mu mutima wanjye, ntibihagije. Niyo mpamvu yavuze ati rero ngiye kuvumbura ibintu bijyanye n'ibyuma bikeba. Niyo mpamvu yavuze ati ngiye gushaka imiringa, nshaka ibyuma, hanyuma nigisha abantu ko bacura intwaro, bacura amacumu, bacura inkota, bacura ibisongo byose, bacura imishyo, bacura ikintu cyose cy'icyuma gikebeshwa. Ese utekereza ko Tubarukayini yatekerezaga iki ubwo yibwiraga ibi bintu? Ntabwo ibyuma byari ibyo kureba gusa, kandi ngo byari ibyo gukebeshwa, gukebesha. Ni magambo, icyuma kirica. Ntiyarakivumbuye ngo bahate ibirayi cyangwa babage gusa, ahubwo yarakivumburiye kwica, kuvusha amaraso. Rero imitima y'abantu ukuntu itemba, iyo umuntu ari umukene atekereza ko nagira amafaranga, akagira inzu, akagira imodoka, akajya yitwara mu modoka, akambara imyenda myiza, agasohokera aho abakire basohokera, umutima we uzishima ukanezerwa kandi akanyurwa, ndetse agashima Imana bimuhaye. Ariko mu by'ukuri nimubikurikira muzasanga ubutunzi si uko ari ikintu kibi, ariko muzasanga nta butunzi bubaho bushobora gutuma umutima w'umuntu unyurwa. Kubera ko aho umuntu yifuzaga kugera yahageze mu butunzi, asanga atishimye, nyamara ataragera atekereza ko azishima nagera kuri urwo rwego. Ariko urwo rwego yarugezeho, yarusingiriye, rwose ibyo byishimo birangirira aho, ntiyongera kwishima, ahubwo atangira kwifuza indi ntera iruta iyo ngiyo. Yahatanye n'akayigeraho, asanga bya byifuzo yatekerezaga nta birimo. Arakomeza agatumbagira, akagera mu bushorishori, akaruta abantu bose. Ariko n'ahandi agasanga umutima uracyafite inyota yo gukomeza gutumbagira mu bushorishori bw'ubukire. Rero bigaragara ko ibifatika bino bidashobora gutuma umutima w'umuntu unyurwa. Igishobora gutuma umutima w'umuntu unyurwa gusa ni igihe dufite Imana muri twe. Nta Mana muri twe, ntabwo byashobora ko twanyurwa. Wibuke ko uyu muryango ari umuryango ukomoka kuri Kayini, kandi Kayini yari yaravuye mu maso y'Uwiteka. Ibi bari kugerageza gukora byose ni ukugerageza kureba ko imitima yabo yakwishima, yanyurwa. Ariko niho hahandi kugera kuri Tubarukayini bari bataranyurwa. Tubarukayini rero yatekereje ko mu gihe bazaba bavusha amaraso, ibyo bazajya babireba bakumva baranezerewe, barishimye. Ariko mu by'ukuri iyo turebye uko iyi nkuru isoza,
dusanga nabyo bitarigeze bibaha umunezero cyangwa se kunyurwa mu mitima yabo, kubera ko birangira Lameki afite amarira menshi ndetse n'agahinda. Ese kuki Lameki afite agahinda? Bafite ibyo kurya, bafite ibyo kunywa, bafite ibyo kwambara, bafite aho kuba, bafite abacuranzi babacurangira bakagombye kwishima, bafite abakobwa beza bazi kubaririmbira, se kuki batanezerwa? Yewe baragenda bakamena amaraso, bakabona yaba amatungo baba abantu bapfa bishwe n'ibi byuma n'ibyo bisongo baba bateye, ariko nabyo ntibyigeze bituma imitima yabo inyurwa. N'ubundi Lameki asoza iyi nkuru yerekana ko afite agahinda kenshi kenda kumuturitsa umutima. Ese bishaka kutubwira iki? Nta kindi kintu twabona cyasimbura Imana mu buzima bwacu. Yego birumvikana, usanga twakoze iyo bwabaga byose ngo Imana tuyisimbuze ibindi mu buzima ngo turebe ko twanyurwa. Ariko hano ikintu biri kutubwira, isi iri hano biri ishaka kutwereka, ni uko ishaka kutwereka ko icyo wakora cyose ugisimbura Imana mu buzima bwawe, ntacyo wabona cyakora umurimo Imana yagakoze iri muri mutima wawe. Ya mahoro ava ku Mana ntago yabona uhawe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ntago bikunda. None ibanga ni irihe? Ibanga ni ukuba mu maso y'Uwiteka. Ibanga ni ukuba dufite ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Bitabaye ibyo ntabwo twatandukana na Kayini, ntabwo ubuzima bwacu bwatandukana n'ubuzima bwa Kayini, byaba kimwe. Twagerageza gukora kiriya tugira ngo tuzishima, ntitwishime, tukavuga ati ahari nuko ndi gukora ikintu kimwe, tukava muri cya kindi tukimukira mu kindi dutekereza ko tuzishima, ariko ntitwishime, tukavuga tutahari twimutse muri kino tukajya mu kindi Kigali twakwishima. Ariko n'abandi biragaragaza ko ibyo byishimo ntabwo bimara kabiri, ntabwo biramba, ni iby'umwanya muto n'ubundi bikayoyoka. Ntabwo ibi ngibi bitandukanye n'ibyo Aburahamu, ubuzima bwa Aburahamu ndetse na Loti. Loti ubwo yari yafatanye na Aburahamu byari bimeze neza, ariko mu by'ukuri Loti amaze gutandukana na Aburahamu ntabwo byagenze neza. Kubera ko dukomeje gusoma Bibiliya tureba amaherezo cyangwa se iherezo ry'umuryango wa Loti, tubona ari iherezo riteye agahinda cyane. Tubona Loti wari womatanye n'Imana bigitangira, yaraje guhinduka umwanzi w'Imana ukomeye cyane ndetse urwanya n'imigambi y'Imana, urwanya Imana. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko Loti nawe atandukana na Aburahamu yari azi ko ari umuntu uzabaho yishimye kandi akabaho umuntu unezerewe. Aragenda ajyana n'umuryango we baragenda, ariko mu by'ukuri uko byaje kugenda, Loti yaje gutakaza umugore we, umugore ahinduka inkingi y'umunyu abireba. Loti arakomeza ararorongotana, ubwo yakomezaga kurorongotana byatumye abakobwa be bombi batamenya Aburahamu, ariko Aburahamu cyari igisobanuro gikomeye cyane ku buzima bw'umuryango wa Loti. Abakobwa batangira kwibwira bati ese tuzakura he abagabo bo kuturongora muri iyi si? Impamvu si uko nta bagabo bari bahari, ahubwo ingaruka z'ibyo Loti yakoze, ingaruka z'amahitamo Loti yakoze, nizo zari ziri kuza kuri bano bakobwa. Bari bari mu buvumo bari kumwe na se, bari bafite ubwoba, nta wundi muntu bashoboraga kubona. Ubwo babonaga ubuzima nk'ubwo bari kubaho rero, batangiye kubazanya bati tuzaba bande, bizagenda gute? Ko tureba data ari we mugabo turi kumwe gusa kandi twaba dukeneye umugabo. Ko niko bapanze imipango yabo, bapanga ko bari buryamane na se kandi atabizi. Mu by'ukuri barabikoze, uw'imfura aryamana na se, bukeye umukurikirana aryamana na se. Bibiliya igaragaza ko icyaje kubivamo ni uko buri umwe yagiye abyarana na se,
kandi b'abana bavutse kuri Loti n'abakobwa be, b'abana baje gukomokaho n'amahanga abiri, ariko aya mahanga abiri ntiyabanye neza n'Uwiteka. Ya mahanga abiri nayo ntiyigeze amenya Uwiteka. Rero biragaragara ko byakomeje kuba uruhererekane. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu bishobora kuba kuri Loti gusa, si ibintu byaba kuri Kayini gusa, ahubwo ni ibintu bishobora kuba kuri twe. Mu gihe dutakaje ubuntu cyangwa se mu gihe twirengagije ubuntu twagiriwe n'Imana, mu gihe dutandukanye n'umugambi Uwiteka afite ku buzima bwacu, mu gihe tutabaye ibikoresho by'Uwiteka, duhinduka ibikoresho by'ikindi kintu kitari Uwiteka. Icyo nta kindi ni Sekibi, ni Satani. Satani atangira kudukoresha kubw'imigambi mibisha yo kurwanya Uwiteka, yo kurwanya umurimo w'Uwiteka, wo kurwanya ijambo ry'Uwiteka. Uku nguku niko Satani akora. Satani ntabwo akorera mu mitima y'abataramenye Imana gusa, ahubwo Satani akora no mu mitima y'abayimenye kugira ngo bahindukire, batere Imana umugongo, batangire bayirwanye. Niringiye ko twakwibuka umugisha twagiriwe n'Imana, niringiye ko twakwibuka ibyo twakorewe n'Imana mu buzima bwacu, kandi tugatekereza ku mugambi Imana ifitiye ubuzima bwacu. Tumenye ko tutari abantu bakomeye bafite imbaraga banesha Satani, ariko niringiye ko ubwo twakwibuka ijambo ry'Imana icyo rimaze mu buzima bwacu, ya jambo ry'Imana ryatuyobora mu nzira nziza, kandi tugafata imyanzuro yose dushingiye ku ijambo ry'Imana. Imana izaduha umugisha muri byose. Reka dusenge. Mana, turagushimye, tugushimiye ko watugiriye ubuntu muri byose, ukatumenyesha iby'agakiza kawe, ukatumenyesha iby'ubuntu bwawe. Mwami, tubonye ko iyo duhisemo nabi duhinduka abanzi b'Imana, duhinduka ibikoresho bya Sekibi, kandi atari wo mugambi wari ufite kuri twe bigitangira. Ariko Mwami, turakwinze kugira ngo ubuntu bwawe bujye buhora kuri twe, kugira ngo amahitamo yacu abe amahitamo meza agendeye ku ijambo ryawe. Bana natwe muri byose rero, dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.